ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera. Ese bene data, ikizira kirimbura cyaba cyarahagaze ahera? Ese cyaba gihagaze ahera ubu ngubu? Muri aka kanya rero nibyo tugiye kuganira. Nshuti bene data bakunze Umukiza Gospel, uyu mwanya tugiye kuganira ku kizira gihagaze ahera. Ese wowe ubona ikizira gihagaze ahera cyangwa se ntikirahahagarara? Reka rero twifashishe realite ziriho. Iyo urebye usanga abantu batuzaniye ubutumwa bwiza b'abanyaburaya, nibo ndavuga abazungu, ubu baraguye, bimitse ibigirwamana ndetse bimika ubutinganyi. Ubu ngubu ijambo ry'Imana ntibakiriha agaciro. Ahari ukwera kw'Imana ubu ngubu hahindutse ikizira. Rero reka tutagiye kure turebe neza, ese koko nawe ni kubibona? Ubona ikizira cyarahagaze ahera cyangwa se wenda cyaba kirimo kiraza gisatira guhagarara ahera? Yesu Kristo yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ubwo muzabona icyo kizira cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, muzagire gute? Muzatangire guhunga. Imana idufashe cyane. Reka rero turebe realite ziriho. Ubu ngubu sinzi idini usengeramo, njyewe ibyo nsengeramo mu by'ukuri ngereranyije na kera tugikizwa, njyewe nakijijwe muri za 1998 dukizwa hariho kubaha Imana, ndetse ikizira cyose cyakubitirwaga kure y'abana b'Imana, ku buryo iyo warebaga abantu wababonagaho agakiza, haba inyuma ndetse n'imbere. Ndetse twebwe abatwigishaga batwigisha ku gice ngo tugire dute, ngo duhinduke rwose dukurikira Imana. Abatwigishaga bose ni ukuri, iyo twabarebaga twabonaga nabo ubwabo ari icyigisho, kuko iyo ibyo batubwiraga byabaga ariko kuriho, ndetse wareba nabo ibyo bakora ndetse wabyigana ukabona rwose bari mu nzira igororotse, ndetse nawe kubyigana ukabona urimo kubaha Imana. Rero reka turebe muri uyu munsi wa none, ese bimeze gute? Ese ibyo bintu niko byaba bikimeze? Iyo warebaga umushumba wawe wabonaga ari icyitegererezo nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ndetse wareba ugasanga yageze ikirenge mu cya Kristo, wamureba ukabona koko ni umushumba ukuyobora ku Mana. Ndetse iyo warebaga abizera, babaga ari abantu bakundanye, ari abantu bizera Imana, ari abantu mu magambo bavuga, ari abantu birinze, ndetse bakagenda biyengesereye nk'abantu bahetse ibintu by'Uwiteka. Ariko icyo tugiye kureba ni uyu munsi wa none. Rero mwene data, nagira ngo mubaze uyu munsi wa none, wowe ubibona ute? Ese ubona koko ako gakiza kakiriho? Ese ubona koko abantu bakizera Imana? Yesu we yarabibajije abigishwa, baravuga ati ese mubona koko umwana w'umuntu azagaruka kwizera ko kiriho? Ubwo rero bene data, umupira uri imbere yanyu, twongere turebe. Reba idini usengeramo, urebe mu minsi ya kera mwari mumeze bute, uyu munsi se bwo mumeze mute? Mu rwego rwo gusenga se mumeze mute? Urwego rwo kubaha Imana se mumeze mute? Mu rwego rwo kubaha bagenzi banyu n'urukundo bimeze gute? Ese ntago mwaba mwaracogoye? Ese ntago mwaba mwaremereye ikizira kikaza kikasimbura ubumana? Rero reka turebe. Njyewe aho nasengeraga n'ubu ndacyahasengera, ariko umuntu yizeraga Yesu, yamara kwizera Yesu
agahita ahinduka mu myifatire no mu mico, ndetse no mu myambarire wahitaga uhinduka. Nkanjye nk'urugero, nakijijwe nyiri umwana mutoya, ndi mu myaka nka 18. Icyo gihe nari nariyogoshesheje, niyogosheshaga penke. Ni inyogosho yabagaho nyine ya penke izamura ibisatsi bikazamuka bikajya hejuru. Nuko icyo gihe maze kwakira agakiza, nta muntu wambwiye ngo yikureho, ariko Mwuka w'Imana we yanyemeje kuyikuraho. Kubera iki? Kubera ko mu nzira nari ndi kumwe na bagenzi banjye, noneho duhura n'umuntu. Tumaze guhura n'umuntu, nuko uwo muntu aradusuhuza. Amaze kudusuhuza aratureba, arangije aravuga ati, sha muri abana beza, atari ku uyu nguyu we ndabona ameze nk'akabandi. Rero reka mubwire, hari ibintu bishobora kugutesha agaciro, bigatesha agaciro n'Imana yawe. Buriya hari ibintu ushobora kugaragara mu rusengero, ariko abantu bakubona bakabona uri nk'akabandi. Bitewe n'iki? Bitewe n'ibyo ukora. Reka nkubwire, muri icyo gihe nta muntu wiyogosheshaga izo kuwafe zidahesheje Imana icyubahiro. Muri icyo gihe nta muntu wambaraga ibintu by'imenure. Muri icyo gihe twubahaga Imana, ndetse tukayubahisha n'ibyo dutunze n'ibyo twambara, ndetse abantu batubona bagahera ko bagahimbaza Data wo mu ijuru. Ariko uyu munsi wa none, reka nkubwire, bya bindi byose twaziririzaga, bya bindi byose twaziraga, bya bindi byose byari ikizira, byose birimo birataka biza mu nzu y'Imana. Reka nkubwire, ubu ngubu ubutinganyi ntabwo bikiri ikizira. Nta n'umuntu w'umupasiteri, ngewe nta n'umupasiteri ndumva uri kwigisha ku kintu cy'ubutinganyi mu rusengero. Reka da, ni ukugenda banonera bajya ku ruhande, ndetse n'abatinganyi barahabwa umwanya bakagenda bakajya ku gatuti bakigisha ijambo ry'Imana. Ndetse iyo unavuze ushaka kubivugaho, ushobora guhagarikwa wowe, cyangwa se ugashyirwa inyuma y'iryo dini cyangwa inyuma y'iryo torero bavuga. Ariko si itorero ry'Imana, kuko itorero ry'Imana ryo riri mu ibanga. Kandi itorero ry'Imana, haleluya, ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, haleluya, agambiriye gusenya itorero ry'Imana, Uwiteka ararifashe, ararikomeje, ntacyo rizaba. Haleluya, Imana ishimwe. None se mwene data, wowe aho usengera bimeze gute? Wowe aho usengera bimeze gute? Ese uracya ikizira cyaba kirimo kirinjira mu nzu y'Imana, cyangwa se cyaba cyarahageze? Rero ibyo ngibyo ubinyandikire muri komenti, hanyuma tuganire. Haleluya, haleluya, tuganire ku bihe n'iminsi turimo dusohoramo. Nyamara Yesu we yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ni hano muri Matayo 24 ku murongo wa 15, haravuga ngo, ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu murima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Haleluya, Imana itugirire neza. Nubona ibyo bibaye, uzahunge. Mwene data, twebwe turimo turabona ibizira biza bisatira bishaka gusimbura Imana, bikinjira tubirebera. Ariko mwene data, reka nkubwire, wowe birashoboka ko nta n'ikintu wabikoraho, nta n'ikintu ushobora gukora, kuko ababishinzwe bashyizeho imbago zabo, ntushobora kuzirengaho. Ariko mwene data, nubibona wowe ujye ubitera umugongo, ubihunge mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka azagushoboza guhagararana nawe.
rero mwene data, reka nkubwire, ibyo bizira niba uri kubona bigenda bikumira itorero ryawe, niba ibyo bizira uri kugenda ubona biza bisatira itorero ryawe, reka nkubwire mwene data, wowe ibintu nk'ibyo ngibyo ubikubitire kure, ubihunge, ubivemo mu izina rya Yesu Kristo, kandi Uwiteka haleluya azakugirira neza. Ko mu minsi y'imperuka abantu bazaba bakunda imiya, bikakaza, badakunda icyiza, ahubwo ibyiza babitera umugongo, ndetse bakunda ibibi bihwanye n'amarari yabo. Ariko haleluya, ijambo ry'Imana riratubwira ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Mwene data, ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe, ukore subscribe, ndetse iyi video uyisharinge, hanyuma dukomeze tuganire twubaka ubwami bw'Imana. Imana iguhe umugisha. Amen.